Umugoroba umwe umukobwa w'umwami yiteye akitero ke keza, yitera imibavu myiza, yambara n'udukweto twe twiza. Nuko arangije afata inzira yerekera ahantu hari ubusitani bwiza kugira ngo afate akayaga. Umukobwa arakugendeye, akigera muri bwa busitani arabukwa akagezi keza gatemba amazi asa neza. Nuko aragenda arakegera, yicara hafi aho ngaho maze araruhuka. Ariko ubwo mu kujya muri iryo shyamba akaba yari yagiye afite agakombe ka zahabu mu ntoki, agenda agatera hejuru, akagatera hejuru kamanuka kagasama, akongera akagatera hejuru kamanuka kagasama. Bikomeza bityo ari nako yiruhukira, ariko aza kugatera hejuru, mu kumanuka karamucika ntiyagasama, noneho kikubita muri rya riba. Kakimara kumanuka mu iriba karatebera kajya hasi cyane mu ndiba, agerageje kugakuramo abona ntiyabishobora. Bitewe n'ukuntu yakundaga ako gakombe, akimara kubona ko atakigakuye mu ndiba y'ayo mazi, atangira kuvuga ati, Mana igira neza ko icyangarurira kano gakombe kanjye nakigorera igishoboka cyose, yewe namuha ibyo ntunze, namuha imyambaro yanjye myiza ndetse n'ibikomo byanjye bihenze. Akimara kuvuga atyo, igikeri kirataruka kimwikubita iruhande, nuko kiramubaza kiti, mukobwa w'umwami, ni iki gituma uganya bingana bityo? Ntabwo umukobwa mwiza nkawe w'umwami yakabaye aganya cyangwa ngo yiganyire. Umukobwa ubwo yari yatangiye gutamarira kubera kubura agakombe ke, nuko abwira icyo gikeri ati, wacyo ntazi we se, we wamarira iki n'ubwo bubi bwawe wagikeriwe n'amagaragambya? Arakomeza arakibwira ati, dore ikiri gutuma nganya nuko agakombe kanjye kaguye mu mugezi, nkaba ntabasha kugerayo ngo nkazane. Igikeri kiriyumvira, nuko kiramubwira kiti, jyewe rero mukobwa mwiza, ntabwo nifuza imyambaro yawe, ibikomo byawe bihenze cyangwa ibindi bintu by'agaciro byawe. Cyewe icyo nifuza ni kimwe, ndagira ngo nkuzanire kari agakombe wataye mu mugezi, ariko unyemerere ikintu kimwe, unyemerere ko uzankunda, kanjyana tukibanira tukajya dusangira, mbese nkajya ndara no mu buriri bwawe. Wa mukobwa amaze kumva amagambo y'igikeri araseka cyane ati, ariko wagikeri waba igicucu. Ariko ubwo mu ntekerezo ze aribwira ati, iki gihanya cy'igikeri ntabwo cyabasha gutaragurika ngo kive muri iri shyamba kizagere mu rugo. Reka nkwereke, ngiye kucyemerera ibyo cyifuza byose, undi kimpa akantu kanjye, ndabizi neza ko kitazabasha kungeraho. Akimara kubitekereza atyo, arakibwira ati, nta kibazo rwose, simbuka hariya mu mugezi unzamurira agakombe kanjye ka zahabu, numara kukampa ndagira ngo nkubwize ukuri ko ibyo wansabye rwose nzabyemera, nzabyubahiriza uko ubishaka. Igikeri kimaze kumva ko umukobwa yemeye ibyo kimusaba, kirishima, nuko kirataruka kikubita mu mazi ngo dumburi, kiracubira, kiribira, kimanukamo hasi, kigera kuri ka gakombe kizamuka kigafashe mu kanwa, nuko kigatereka ku nkombe y'uruzi kirakamuhereza. Umukobwa akimara kubona agakombe ke ka zahabu ku nkombe, arishima cyane, arirukanka aragasingira, ntiyaba agitekereje cya gikeri. Nuko arangije arirukanka kibuno mpamaguru, agira ngo cya gikeri kitamenya aho ataha. Arirukanka arangije yigira iwabo. Naho igikeri aho gisigaye kiramuhamagara giti, mukobwa mwiza, garuka unjyane, dore wari wabinyemereye kandi njye nagukora ibyo washakaga. Ariko bibaye ubusa, umukobwa arakirengagiza arirukanka arigendera. Nuko umukobwa ageze muhira ariruhutse, ubundi aribwira ati, ndagisize cya gihanya, kizongera kunkura he? Burira ubundi buracya. Ntibukiye gatatu, wa mukobwa yicaye ku meza agiye gufungura, ajya kumva yumva urusaku hanze ngo ga ga ga. Arikanga, akomeje kumviriza neza, agira ngo ni ikintu kiri kuzamuka kimusanga aho yari yicaye mu nzu. Hashize akanya ajya kumva yumva ku rugi ikintu kirakomanze, nuko kiravuga mu ijwi rituje kiti, mfungurira, nyabuneka mfungurira. Komeza kiti, mfungurira, ni njyewe umukunzi wawe, twahanye isezerano. Ntabwo wibuka amasezerano twagiraniye ku mugezi? Ni njyewe, nyabuneka mfungurira. Wa mukobwa w'umwami amaze kumva ayo magambo, asohoka yirukanka, afungura umuryango, atungurwa no gusanga ari cya gikeri cyicaye hanze kimutegereje. Ubwo kandi bitewe n'igihe cyari gishize, umukobwa w'umwami we yari yaramaze kwibagirwa iby'icyo gikeri n'iby'amasezerano bagiranye. Akimara kugikubita amaso gihagaze mu muryango, arikanga, umuryango awukubitaho, ubundi arirukanka asubiraho yari yicaye. Kubwo umwami ari nawe se w'uwo mukobwa abonye ko yikanze, aramwegera amubaza ati, mwana wanjye, ubaye iki ko mbona wikanze? Nuko umukobwa asubiza ati, ubu ndeba rero, mperutse kujya mu ishyamba gufata akayaga, nari ndimo nkina n'agakombe kanjye ka zahabu ngatera hejuru kamanuka nkagasama, nuko karancika kikubita mu mugezi. Kikubise mu mugezi mbura uko ngatora. Igikeri kiraza kimbwira ko nikikankuriramo nzakyemerera tukabana, nkagikunda tukajya turarana. Njye rero nabyemeye nibwira ko kitazabasha kugera hano mu rugo, none ngiyi kiriya ku muryango kiraje. Ubwo mu gihe kiri gutekereza si byamubayeho, bajya kumva bumva kirongera kirakomanze. Kiravuga kiti, mwamikazi wanjye, mfungurira ninjye umukunzi wawe mwagiranye amasezerano ku iriba, mfungurira nyakugira Imana. Umwami amaze kumva amagambo y'igikeri, abwira umukobwa we ati, dore rero ntabwo ari igihe wakubwiye kugirana amasezerano n'igikeri, nk'uko ibyo yagisabye cyabyubahirije, nawe hagarara ku ijambo ryawe, dore igenda
agifungurire ubundi kinjire. Ubu umukobwa abura uko abigenza, aragenda aragifungurira ubundi arakibwira ati tambuka. Bamaze kugifungurira kirataragurika kirinjira, kiragenda kirasimbagurika cyegera ku meza aho umukobwa yari yicaye ari gufungura. Nuko kiramubwira kiti dore jye ndi mugufi, mbabarira ntirunshyire ku ntebe kugira ngo mbashe kwicara iruhande rwawe mukunzi. Amaze kubigenza atyo akimara kugitereka ku meza, kiramubwira kiti ngaho igize hino isahani yawe ubundi dusangire. Akimara kucyegereza isahani, igikeri kiridagadura kirarya arumirwa kirahaga. Kimaze guhaga nuko kiramubwira giti ngaho mukunzi nterura ubundi unjyane unshyire mu buriri bwawe unyorose ndyame nsinzire. Umukobwa akomeza gutangara nuko aragicigatira arakijyana. Akigejeje ku buriri agiteguriye umusego wacyo aracyegeka ubundi aracyorosa kiraryama kirasinzira. Nuko ubwo igicuku kinishye cya gikeri kirasimbuka kiva mu buriri kirataragurika kirasohoka kirigendera. Wa mukobwa bibonye atyo yicinya icyara ati kiragiye cyo gatsindwa, ntikizagaruka ntago nzongera guhura nacyo. Ariko nyabusa yaribeshyaga kuko bwaje gucya nanone mu ijoro ajya kumva yumva ku muryango ikintu kirakomanza. Kirongera gisubiramo nka mbere kiti nkingurira mukunzi nkingurira, ni njyewe umukunzi wawe twagiranye amasezerano ku mugezi. Umukobwa arasohoka arafungura, akimara gufungura kiriruka nka kirataragurika kirongera kiragenda kiryamira mu buriri bwe kirasinzira kugeza mu gitondo kirongera kirabyuka kirigendera. Kibigira akamenyero. Mu ijoro rya gatatu kibigenza gityo, umukobwa arabyuka mu gitondo aho kugira ngo asange aryamanye n'igikeri, atungurwa no gusanga aryamanye n'umuhungu mwiza w'amaso atigeze abona. Nuko uwo musore amuhagarara hejuru maze aramubwira ati ubu ndeba rero ntugire ubwoba, umupfumukazi yari yarandoze andoga kuba igikeri kugira ngo mbe mubi, ambwira ko nzakira ari uko hagize umuntu nkunda by'ukuri. Yongeye kandi akemera kundaza mu buriri bwe, gusangira nawe ndetse no kunyemerera kwinjira mu nzu ye. Nuko umuhungu aramubwira ati ikindi kandi ndi umuhungu w'umwami, none kuba warankoreye ibyo ngibyo rero ndifuza kugusaba ikintu kimwe cyonyine cya nyuma. Nagira ngo unyemerere tujyane mu bwami bwa data, mbe umwami nawe umbere umwamikazi, kuko ndumva nta kindi nakwitura. Nuko wa mukobwa w'umwami nawe amaze kubitekereza arishima cyane aramwemerera. Akimara kumwemerera aho hatunguka indogobe nziza cyane ifite amababa, bayicaraho nuko barigurukira bajya kubana muri ubwo bwami bwiza, baratunganirwa. Sijye wahera hahera ubugiraneza bw'umukobwa wasezeranye n'igikeri.